mbabwire nta muntu isi izahagahusa ko gusenga. Isi barayicomoka bagasenga. Nta mwanya wo gusenga uhari mu isi, nta mwanya wo gusenga. Isi barayishikuza, ihora igufasha ku buryo itakureka ngo ndakurekuye ejo gusenga. No, muvuge ngo twayicitse. Ubu turajya kuyigeraho yitubaze ite muvuye tuti turasoje. Umwana wari wamusigiye ndute namusize mu rupango. Iduka ati nasize ndikinze. Urabaho guteze ati ndajyayo ndacuruza ntashe. Mujye muyicomoka. Ntawe izahagahusa ngo ndakuretse ejo gusenga. No, igihe cyose isi iragupangira ku buryo nta mwanya wo gusenga uhari. Aho rero niho benshi bashiriye. Ubwira umuntu ati tuje gusenga ati ndirwa mu kazi. Nimugoroba ati none ko turararamo ati ndarara ndaruhura ubwonko. Kumanywa na akazi, nijoro nukuruhura iki? Niko umuntu yansubije mu bwengo aze tuje gusenga. Turaje gusenga tuyobese ko mfite akazi. Ndi none ko turigwamo tukararama ati nijoro nukuruhura ubwonko ngo ejo nzagakore neza. Ndi sawa, ndangije nje gusenga. Niregwayo ndarayo ndakomeza ndasenga. Imana irambwira iti mwana wanjye nguhaye umugisha, nzakugirira neza. Ejo hazaza hagoye abantu, nzakurinda igeragezwa rikomeye rigiye kuzaba mu bihugu byose. Uwo nzaba ngufite ku kinyita. Nturakoze Uwiteka, ndataje. Hashize iminsi wa muhungu wanze ngo tuje gusenga, nabwiye ngo tuje gusenga kanga, kambwira ngo nta gihe cyo mfite, kumanywa n'akazi, nijoro nukuruhura ubwonko. Hashize iminsi mu kigo cyabo inyungu ziba ziragabanutse, bati nukugabanya abakozi. Bamuheraho kuko atasenza. Bahita bamuheraho nyine. Buriya reka mbabwire, gusenga birakuvuganira. Gusenga biguha kugira ubudasa ku buryo no mu kazi bavuga ngo tuzabona hehe undi muntu nk'uyu. Mbese ukaba shefu kandi nta mashuri menshi ufite. Gusenga bituma uba intashikirwa ku buryo niyo bagabanya abakozi nta wagukoraho. Gusenga ndangije ikintu cyabaye gikomeye, nubwo kubivuga biba bimbabaza, ariko n'ubundi iyo nshaka kwigisha abantu ndakibabwira. Baramugabanije arataha mu rugo, ataha nyine ubwo agiye kuba umushomeri. Hashize iminsi abafashe telefone, abarampamagara ataro ndi yego. Ati mukozi w'Imana ko wabuze, ndubundi kuboneka. Ati se uri he? Ndi nagiye gusenga. Ati se murararayo muririrwayo? Ndoya turayasoje, tugiye kuyasoza dutahe. Ati ubu rero ndi kuboneka. Ati wampangira amasengesho. Ati nayo kwirirwamo naboneka. Ati nayo kuraramo naboneka. Ati niyo wamara icyumweru uri konsengesha. Ati ubu ndahari. Timaze se tukamara icyumweru dusenga kandi ufite akazi. Ati wowe ubu baranyirukanye, ubu ndi kuboneka. Ndavuga nti nanjye sinsengana n'abashomeri. Usari kuvuga iki? Kurakayeze. Uranenga kureka ngo dusengane ufite akazi, ni dutahugura icyayi tunywe. Niba kwirukana ku kazi ari umpamagara ngo tumara n'icyumweru. Ndamarana nawe icyumweru sindi madamu wawe. Sha mu rugo. Kemu wabwiza ukuri. Niba umuntu adasenza afite akazi, naba umushomeri azisengesha. Aba bose se bari mu rusengero bose ni abashomeri. Ngwiki Imana muzayikenera. Mfite icyigisho kivuga ngo iyo uzakenera Imana mu binshuti kare. Iyo uzakenera Imana mu binshuti kare. Ntabwo Imana uwayitereta ngo uyigire inshuti uri mu kibazo. Kandi muzana bimenye, ntabwo mu bibazo basenga, mu bibazo barizera. Iyo wihaye gusenga mu bibazo utuka Imana. Ntabwo mu bibazo basenga, ahubwo ibibazo bigomba kuzasanga warasenze. Kuko umuntu usenga afite ibibazo aba ameze nk'umuntu uhembwa arimo keredi. Umuntu uhembwa afite keredi bayashiraho system ihita yakuraho, n'ubundi agataha nta envelope atahanye mu rugo kandi imishahara yasohotse. Mfasha ngo ntabwo babyumvise. Nasa nta muntu ufishe ko ari byo. Iyo usenga urimo iyo uhembwa urimo keredi bashiraho systeme. Murakoze kutwishyura. Mwabigenje neza. Systeme itayitwara. Iyo usenga ufite ibibazo rero amasengesho ahita.
ugataha nta gisubizo kandi wayiriwemo wanayarayemo. Niyo mpamvu buriya ntimugategereze kumanza mwagira ibibazo ngo mubone musenge. Muzasenga ibibazo bitaraza, ibibazo bizasange mwarasenze, ubundi mujye muriryamira mu rugo. Kavuga uti Mana naragusenza aho bigeze, nawe kora, ndaryamye, niba ndaburara birakureba. Mukanya ugahita ubona umuntu arakomanze akavuga ati ndiko uziko nibutse ko twiganye, azanye igiseke cy'umuceri, ukahita uvuga uti Mana naragusenze. Kamara umwaka ujya ibiryo abantu bazanye ku mutwe, udahaha ntawe uhurira na butike. Iyo wasenze mbere uvuge ngo tujye dusenga hakiri kare.